kubwo aka kanya k'umugisha mbonye. I thank God for this blessed time. Ndashima Imana ko natangiye umwaka neza. I thank God that I have started the new year being fine. Ndashima Imana ko yampaye gusubira muri korali. So I thank God that He enabled me to be back in the choir. Nari maze imyaka 12 ntari muri korali. So I spent 12 years without being in the choir. Ariko korali ni umugisha. But the choir is the blessing. Korali iyo uririmba hari ibintu byinshi bikuvaho. So when you are singing, there's many things which go away. Hari umunezero mwinshi ubona utari ufite. And there are much joy you receive. Ndashimira Imana kubwo mushumba ajya mfasha mu ijambo rye. And I thank God because I learned and I'm strengthened by the message of the pastor. Ndashimira Samunim. And I thank utwigisha indirimbo hari ahantu henshi amaze kunkura. And I thank someone who teaches us to sing because she helped me to make a step. Hari igihe ambwira gukora ibintu nkumva nanjye isoni ziranyishe bitwenge biranyishe ako amaze kunteza intambwe nini. Sometimes she speaks something to me and I feel shame or I just laugh. Rero ndashimira Imana kubwira itorero ryambereye umugisha. I thank God for this church. It became a blessing to me. Ngiye mbona ijuru rito ndirimo. So I feel like I'm in the heaven already. Ndashimira Imana kubw'ibintu byinshi yankuyeho naje muri uru rusengero mfite ubwihebe bwinshi ariko bwarashize. I thank God so much because before I came here I lived with the sorrow, but now this sorrow has gone away. Ndashimira Imana rero ko ntangiye 20 ntashoje ukwezi kwa mbere kwa 2024 ntashimye Imana. And also I thank God that I managed to thank God or to testify at the end of this month. Ibi byose hamwe n'umwuka w'Imana no kumenya Imana. Ndashimira umubyeyi mama babu n'uburi ntajya ndeka hora amwitura. And also thank the parent of mine, Mama Bab. She always awakes me. Buriya n'uburi mu rusengero ufite umubyeyi ukubaza ngo bimeze bite ko mbona ntabona amakuru yawe, ujye wumva ko niyo waba uri kwisi udafite wakubyaye ku mubiri ariko uba ufite ugutunze mu bugingo afatanyije n'Imana iguhereza ubuzima. So it's a blessing to have someone in the church who can always try to know your news and whatever, even if God is the one, but He works through people. Ndashimira Imana kubw'ibyo kandi ndabakunda. Amen. I thank God and I love you.